shira makuru kuna wahiniza shira makuru neza ubona akazi kamereye nawe bari danje ko nari ngukumbuye twara ni neza shirika nkubwiye nzo kumbinzara cyangwa kumbinza oya byose byawe buriya ntugire ngo byose byawe uraba ari sawa ko yambikishije nko papa nawe ariko ndi umugabo shano ubwize ko ukoresha iri ndebera rwose tinono ndiyura ariko asigabanya ibyo ngibyo ntabwo uzi ko ndi mu kazi kawe akazi si kazi ntago ari akanya kandi ubwo ntagakoze bya bibindi akazi nakanje ahubwo buretse cyo se okay cyo nari wari we boss none ugiye turi kumwe by'akazi ngo bimeze biteze ni sawa akazi karagenda ese wajya ugabanya izo nshuga wajya umenya ko ufite umugore ntese ko kanyura byo bagiye ufite umugore abagore ako nzakugira gute ko sinakubye ko kira kigure cyanjye kuva nava hanze buriya byese birangira ubu ni wowe karabo kanje uko kurangunda tambeshye kuri byo nkubwira no kuri peno no kusiga bisa neza yinasha nese ko kurangunda tambeshye nakukunda pe nakukunda ntabwo nakubeshye sinakubeshye okay n'imbunda rero cyaka ko wirukana na mugore tukabana kumwirukana gusa se ubu yanatashye nuko ntaragera mu rugo yarega weho ari ibyo utaza urukundo rumaze kugira tubane rero nimba kuko nkunda oya ndi kukubwira ngo turabana kangahe kuko wamwirukanye agaruko neza kugira mu rugo naho ndahita mwirukana direct yego kandi twibanire azi ko navumbuye ko ari n'ibirwara arwaye buriya koko se ibyo birwara vuze arabirwaye ibyo nkubwira ntabwo usumva nakubeshya koko ntabwo byandura se n'ibirwara numvishe ngo tubira aho ngaho reka ibyo tunabyibagirwa gusa icyo nkubwiye cyo byishika mu rugo direct wenyine urumva nimba umugore warwaye ibyo birwara ashobora kuba arwaye na sida oya ibya sida byo biriki kuko urumva uriya sida mba narabimenye ibyo birwara kugira ngo bimenye ibyo ngibyo nahereye gupimisha sida mubwira rega urumva rero mbere yuko njye nawe n'abana tusoma tujye kwipimisha buri uwo ukunda oyo kandi tujye kwipimisha niba ubishaka ahubwo okay ntacyo bitwaye ngende tayari niyo mpamvu rero ahubwo kandi hasigaye yarahuriye n'uriya sekreteri we nsigaye mbona yarahindutse mana yanjye sinzi amaherezo y'ibi bintu ari impano nakuzaniye yego agenda gukunda nzeka ari nziza nabonaga laptop yawe y'akazi wayitwaraga mu mvura nkabona si byiza ena kabage ni kano kabage keza ubona okay iki gikapu kirakiguye hanze okay thank you kirimo ka laptop kawe cyakoze cyane nari nagakeneye hango sheri ahubwo asanze ntarategura muri salo yanyica kangiye kumutegurira vuba vuba uzubwiza gusigaye yagaze wewe ariko sigaye hagaze ubwiza sigaye mubona nkumva ndahantu hanyawe ndetse no kubera nyine amafaranga mereza nakoze akazi amafaranga yowe ntukagira ikibazo bijyana n'amafaranga nawe nizere ko biza ahubwo kansubire mu rugo njye kureba ukuntu uriya mugore ameze sigaye mbura ntazi nyine kuko ndi kumupangira ushobora kumukuramo hariya njye nawe tugasigara turi kumwe nta kibazo ugenda nyine bikurikirana ngo uraza kumbwira reka ngende ariko sheri ase sheri ntabwo nsezerera urenze irembo ahubwo neza akarembo genda neza murumva ntakoreka pe muramenya nkwirebera genda ubanze umurebe uraza kumbwira nyine kuri telefone ko gahunda zimeze sawa sawa ngera ariko kandika ndumva nanashyuhiranye mbabarira sheri gusigaye unyiyaka wowe biba byagenze areka sheri kariko ibintu byajya ubireka ariko ngamba naniwe mvuye mu kazi nananiwe ese kunanirwa bivuze kutagukora nyine ibyo byo kunkoraho simbazi ndibiri bujipo yambarishwa n'umuntu ase sindi mu rugo ibi ndabyita gute noneho nese sindi mu rugo kandi ahangaha niho bitangirira kandi ibyo uzazana uzabifatisha amaboko abiri kise kandi nakora ndibiri ubwo bujipo kwera ese ubusheri nambaye nabi
kwambara nabi ntabwo ari byo navuze ngo ndebere ijipo umuntu w'umubyeyi ese sindi mu rugo se bisobanuye kwambara gutyo ese se pre ko wambaye noneho nk'ibande happy sister nakwambara nk'ibande da nuko nsanzwe muzi se kugenda umpindurira happy makuru se amakuru ni meza sister nshimye ko buriya amafaranga amaze kuyabona ariko nyine ndashaka kuzana umugore mvuye kuzima nana hose kandi nkaho nyine nka sister wanjye nizeye cyane ugomba kubimfasha mwese mwana wa mama abagore bo mu Rwanda uzabashobora niba mu Rwanda uzabashobora si impamvu nanjye nakuvugishije inama se erega buriya mwana wa mama biragoye abakobwa bo mu Rwanda baragoye byatari gutya nanjye ari ikigo bashaka gukura amafaranga ibaze rero nawe uzanye umugore ugasanga nawe ameze nkanjye nyine ashaka kurya imitungo gusa kuko natangiye mbikubwira mu kinyarwanda baca umugani ngo bwira uwo mugendana kubwira uwo uriwe abo mugendananye ntabwo mbashaka kuko maze kumva ko mumeze kimwe bose n'abashaka amafaranga y'abasore ahubwo wowe nshakira wa mwana nyine uri aho wibereye aho ngaho kandi nimba diri kunaniye umbwire njye nyikorera none se ndakumva kuri kumbwira ngo urashaka abana no kurangira umuntu wo mu mama ntabwo wamwemera asubije rero ko nzakugira inka kuki usigaye unshihura twazasubiye nk'uko twari tumeze n'iki cyaguhinduka hano nyine narumva buriya ngiye sinkubeshye buriya nikize kandi none se uri kumbwira ngo dusubire uko tumeze imbere waje wambara ubumenyi bureshya gutyo asubije ikibazo ni imini nambaye nibyo nagukundiye byari byinshi nta na kimwe nkibona ukinkorera wagira ngo ni kopi y'undi muntu banzaniyemo hano asubije wabaye iki ko ni iki se watumye mba gutyo reba ukuntu usigaye ungana ni byinshi ungana ute none ni byinshi hari ibyo nirengagiza kambwira uwo mugore we nimba ushaka ko dusubira ngo twari tumeze imbere ikintu usaba ni kimwe cyonyine ibintu byose nabyihanganira kuko byo naramenyereye pe wampaye ikosi ndarikora bihagije ikintu ushaka ni kimwe cyonyine jya kuri regime ugabanya umubyibuho ahandi twibanire sumusheri ndabyibushye koko gabanya umubyibuho nta bindi kuba ashaka kubaka nawe sasa rero hari ikigo nshaka gukora amafaranga gifite umugore urumva ndakumva kandi umugore we aritonda pe ni umwana mwiza witonda usibye nyine ko yahuye n'igihomora cy'umugabo ariko aritonda pe umuhungu wawe kasi ntabwo wabyemera sister ngije mu bagore aka kanya reka naje uragira ngo ugenze nteko ari we si uwo mugore kuvuga afite abana bangana nta bana afite abyara mufiye meri kuko nyine afite uwo mugabo we ntabwo bari babyarana ni abafiye mariyeto ako kantu ahubwo nyine icyo kigabo cye nshaka gukura amafaranga nyine ntabwo amufata neza kandi nyine wowe niba azakumena umutwe nashaka bazamena umutwe ahubwo numva wowe udafite gahunda ko nyine uzishakira abawe ndetse ko ndi kuguhereza utabashaka uwo musista nimba ashaka kubaka ntariba ariko sha mwakubakana pe kuko nimba koko umukeneye bya nyabyo kandi nawe nzi ko ari umwana mwiza mwakubaka ahubwo wowe uze kumva nimero ye nta kibazo nyine ngo turaza gusubira saka amaze ndurutse ubwonko siko icyo umpamagaye gitaraganya uko kazi gasize sheri kwe nawe ubu ngo nakubwiye ngo iki ibi bya ofisi ni ofisi ibyo bireka amasaha yo mu kazi pe ase sheri nawe rero nakubwiye ko ari njyewe ugena akazi ukora ntabwo ushaka kunda akazi nose uwo ndaguhamagara ngo ndebe ukaza umbwira iby'akazi ni njyewe utegura akazi ni njyewe uhemba wamugane ko ari we bosi nshaka uzajya umbwira njye ngakora igihe nshakiye ntabwo ujya uzamura akaguru ujya utanavunika nawe undi uriya mugore turi mu isoko feeling like nkaho uri mu rugo ukagira ikibazo kabisa numva nta kibazo ufite ahubwo sinzi nyine tuma twakwigunganira simari nyine kubwaho oya mba numva nyine uriya mugore yaguma mu isoko nubwo wambwira ngo isoko ryankumize ni kumwirukana byo ariko ntabwo twabitindaho byo ntabwo ushaka ko tuzabikora mu buhe buryo mbashe mbwire rero nshaka kuri umugore wawe yego uzamwikunanira aho turi kumwe ubwo nzamenya neza ko wamwirukanye yego sheri
icyo cyose ushaka ko ino sinakiguhereza. icyo ngicyo nyine nshaka turi icyo nshaka ko nkorera Umva nk'akantu kera unsabye kweri. ndakora Kumwirukana turi nyine kumwe. ugomba kugakora Mana kukoma. Nzaguhamagara ku buryo tuzamwirukana njye nawe turi kumwe gutyo binsabye. Nta kintu nakwema bebe. Ni ukuri pe. Nawe urya ibyo nzabikora pe. ndabizi ko ntacyo utakora ku bwanjye Saba kandi kantu kamwe wifuza. ikintu cyose nagusaba wagikora Cyari cyo cyose. Ntagikora ni ukuri pe. nshaka ko ntekera Icyo ushaka cyose noneho guteka nibyo nize experience buriya. Shiro. Ushaka ngutekera iki? Ibintu byose birahari. N'ibidahari nabitumiza. Yena? koko se Ni ukuri pe. okay nshaka ko ntekera imvubu Ngo? nshaka ko ntekera imvubu Shiri urakomeje? ndetse usabuze ko ikintu cyose nagusaba wakimpa Shiri. Ni ukuri saba ikintu pe. Ikintu sabye kiragoye ni ukuri kw'Imana. kandi ambwira ko ikintu cyose wakibona nagusaba Yego nyine akora ibi nawe wumva nyine ugashyiramo logique kumva ko kigoye. okay bwantekera intare Iki? Shiri nawe kuko intare Kumana uzi ko n'abahigi kuyiga bibagora. nese ko numva ibyo ndi kugusaba byose nabyifite Nta munsi yemeje kungwara pe nagaruka kw'Imana. wambwiye ko ikintu cyose nagusaba wakibona byo nsabye kwabizi Shiri biroroshye pe biroroshye. Vuga kandi kantu wenda nk'ifi, inkoko. nk'ibyo biroroshye ndabizi ko wahita ubibona None se Shiri ubu ngubu utambeshye koko intare ubukanigira ubu ngubu usanzwe uyirya mu rugo iwanyu? njye nese nyigusabye ntayirya Kurya intare? Nawe uri gushaka kunziza n'ukuri kw'Imana. nagaruka gusetsa Uyu ni ukuri mbwira akandi kantu. ibyo ngibyo nkubwiye nibyo nshaka Intare koko? bebe nawe kumeza ibintu rega icyo navugaga ni urukwavu Urukwavu? Urukwavu narwo? nese ubwo rubonaga intare wayibona Nagiraga ngo uri Shiri naho ubundi urukwavu rwereka nkubwire pe nkizi iminota ibiri yonyine ibiri nkwere kino no nibyo nizi gusa wowe ujye gusakanwa gusa ungaye gute ntangaye guhera hari ibindi ndagutegereje ntunicishije irungu ndaje Shiri akabizo okay sasa cyangutinde ndaje kabisa ibyo nakubwiraga ase kumwitegereza inzara zanjye ntabwo naguhaga Shiri wese amakuru yawe none sawa oya ko nabuze ko wateye usaba turi iwawe Shiri ni ukuri birasa pe ijana kuri ngiriba siko no ku maboko byose ari kimwe wakoresheje n'abakoresheje ariko buri ukunda umuntu mukunda n'ibyo byose ubitwara ariko bebe nawe ntukagire inkinisha reka ntusize buriya nese ko arambwira ko umugore wawe wamwirukanye nkamusanze aha ngaha nibyo nakubwiraga Shiri nashaka ko tumwirukana njye nawe turi kumwe hano kumwirukana hano ukagira ikibazo ahubwo ntuzangurura umutwe noneho oya rega ntacyo bitwara ariko ntukagira ikibazo ibyo nakubwiraga tugomba kumwirukana njye nawe turi kumwe hano akapasi ubona ukora ibicundi we ntabwo ubona itandukaniro ubwo uyu ni wundi utishije nagusasa ahubwo Shiri ntukabyiteho nyegera bijyana nizere ko utazica nicuza nicuza ibiki Shiri sinzi ibintu nashyize mu maso kugira ngo umukunde ahari banza yarananduza Shiri sinzi ibintu cyashyize mu maso iki kigore kugira ngo mbere ziranvuye mu maso ahubwo cyangwa mvanga wawe genda kandi sinzi n'ubu nkaho ushaka kunsembura ugiye kunsembura gusembura kubera iki bantu genda ariko ase uri kunjyana he mbare rimwe kabiri mbare kabiri avuye hano genda kuvana naho ndi buge Shibura ndebera ngubu wandakaza kandi imbere y'umukunzi wanjye ujye unyumva neza wowe ushaka kugenda uri kunyumva neza ahantu ndi buge kuyungura ko n'inzanya ariko ngo ufate inzira wowe ugende ibyo habaragera Sheri we tansiyo ntabwo ndi yabara madamu uyu mugore n'inzanye reka nkubwire ejo mu gitondo oya mu gitondo twaba twihuse kuwa kabiri tuzajya kugira ngo dukore divorce ko ndarambiwe ungeze ahangaha Sheri twigendere
kandi ikindi sinzongera kubona mu maso yanjye ukumva ari ikindi ubwame ruganya nkubonye mu maso yanjye kunyumva neza shira tatwigendeye Kwinjira nakubwiraga buriya mugore ntabwo byari kuzakunda pe buriya nabuze ukuntu nabigenza kugira ngo uzagutsinde ubu turi twembi njye nawe ntawe uzongera guhurira nawe kabisa ubu ngubu niweho wanjye mpaka gupfa ikizaba cyose uzampa umuti hangumane nawe buriya ntabwo nibeshye buriya kubana nawe icyo bari aho bose baza ukuntu useka byonyine ukuntu birankurura nkumva nyine ndahantu ngomba kuba ndi koko nkwize ntabwo uzambabaza urankunda bya nyabyo kenda kwizeye utazambabaza ko nanjye ndagukunda wowe mekumbura ukaza ngo tukabana nizeye ko tuzabana mu mahoro n'urukundo rwinshi ni ukuri sheri ntabwo nzakubabaza ni ukuri kw'Imana pe kuko Imana yampaye ibitekerezo byo kuba ndi kumwe nawe ntabwo nahemukira yo ubwayo kandi Imana niyo nkuru urumva rero uruha agaciro pe mu buzima bwanjye abantu tubihorera kabisa ninjye nawe akagupfa sibyo ego ninjye nawe ni ukuri kw'Imana kandi tugomba kubana tukagira ubuzima buzira umuze bandi bakifuza famiye yacu amena nicyo mukundi uranasenga nurumva gusenga ntabwo byabura cyane ko noneho mbonye n'umugabo nongeye gusenga paka icyo nashakaga ndakibonye buriya rero mu bintu bimwe byatumye nirukana umugore wanjye buriya twabanaga n'umwanda buri ariko ko sheri wanjye mbese ubwo urabona ko ukuntu nsa nagira umwanda koko buriya ikintu bita umwanda buriya ngiye mu rugo rwanjye iki ni ikintu dushobora kuzapfa kabisa byose tukabireka nanjye ubu ngubu ku giti cyanjye nanjye ubwanjye nkunda isuku n'umwanda rero ubundi by'umwanda kabisa buriya sinkubeshye buriya niyo mpamvu rero ibyo nkubwira byose buriya mba nkomeje uzi ko ibintu byatumye mpuzana nk'uru rugo ni byinshi cyane buriya ntabwo wabivamo ibaze kumva kanga tukigwa turya n'imbuto iyi ngiyi ni avoka nkazazana amavoka tukarya imbuto amatama akagenda akabyibuha ni byinshi cyane hariya nk'imyembe ni byinshi mbega imbuto zo ntabwo ari ikibazo ndabona umugani tugiye kujya turya n'imbuto nkuko nzikunda kiri ubuzima bijyanye n'imbuto buriya mpita nibuka ko hari twasigaye muri firigo reka ahubwo njye kureba nimba hari uturimo ndumva nameze neza uva aho tujyane dusangire izo mbuto dore oya ugiye kambe fata akayaga aha ngaha uransanga aha ngaha ntari we zizane hano nta kibazo shiri nta kibazo saba reka nzi ndaje igitego cya mbere ndagitsinze anyuze aha ngaha nanjye reka nzinyire hano ndimo mpamagara musaza wanjye mubwire ko umuryango umaze gutandukanya ubundi ahita afatiraho